ariko niba abantu babiri umwe yarareze undi avuga ko yamusambanyije bikagaragara ko atigeze urukiko rukabona nta bimenyetso ariko bakapima bagasanga bose banywa ibiyobyabwenge umwe bakamujyana muri rehab undi bakajya kumufunga. Uzi neza ko Nyambo yatandukanye na Titi Brown ariko ntabwo uramenya impamvu yatumye Nyambo bamutera ivi saa 9 z'ijoro ya Rubika. Uzi neza ko Shaddyboo yajyanywe muri rehab naho yugiye umukaraza akajyanwa imageragere ariko ntabwo uramenya neza akarengane kabyihishe inyuma. Bibaze ko nawe ushobora kuba uri mu mubare w'ababeshywe kandi bakemera ko Theben ashobora kuba agiye gutandukana na Pamella. Umva ukuri kwambaye ubusa ku binyoma bimaze igihe biri kuvugwa kuri izi mbuga nkoranyambaga. Muribuka mu minsi yashize ubwo Ashton Hall yazaga mu Rwanda akaboneraho no kujya gusura Theben. Icyo gihe Ashton Hall ndetse nabo bari kumwe nabwo bagira umugisha wo gusanga Pamella mu rugo, cyane ko ngo basanze Theben ari gukina n'umwana we w'imfura Runa, bakibaza ahantu umugore we ashobora kuba yagiye, ibintu bidasanzwe bimenyerewe mu muco nyarwanda ko umugabo akina n'abana. Ubwo nibwo Theben mbere yuko Ashton Hall ataha yifuje ko yaganira n'umugore we Pamella, nuko Theben ahamagara Pamella kuri video call maze Ashton Hall na Pamella kuko baraganira barizihirwa karahava. Maze zimwe mu nkongobotsi z'abanyamakuru ba hano kuri YouTube amagambo suku yavuga bacika ururondogoro bati noneho Pamella yarahukanye Theben niwe usigaye yirerera umwana. Maze noneho baba YouTube barushaho gucika ururondogoro ubwo Theben na Pamella batangiraga kwa updatinga Instagram zabo. Icyo gihe bano ba YouTube bagiye kuri Instagram ya Theben ndetse n'iya Pamella bajya kuyistokinga basanga amafoto ya Theben menshi yamaze gusa n'ahava bitewe nuko Instagram yari iri kujya yiupdatinga. Maze bahita babiheraho batangira kwandika inkuru ko mu minsi mike tugiye kubona gatanya nkuko twabonye akimenye Yive na Muyango. Bati nimutekereze ko nkuko Bruce Melody yasibye ibikorwa bya 1:55 AM muri bio ye na Pamella ariko yasibye amafoto ye yose afitanye na Theben ku rubuga rwe rwa Instagram. Nuko maze nkuko bajya babivuga ngo kutiga biragatsindwa, abanyamakuru baje gukorwa n'isa nubwo update ya Instagram ya Pamella yazaga kurangiza updatinga maze amafoto akagarukaho nkuko yakabaye kandi yose. Gusa ibyo ntibyakuyeho ko igihuha cyari cyamaze gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga inkuru yabaye kimomo. None ahubwo rero umva impamvu Pamella atabashije kwitabira kiriya kirori cyabereye mu rugo iwe. Nkuko mubizi Pamella kuva na kera n'umunyamideli ikindi kandi akaba n'umucuruzi. Ubwo rero kuba yari yaragiye muri gahunda z'akazi ibyo ntawe ari kwirirwa bitindaho nkuko n'abandi bose bagenda cyangwa se nkuko na Theben nawe ashobora kugenda agasiga Pamella mu rugo. Ikindi kandi muri kiriya gihe bari bamaze igihe bari muri shoot y'indi ndirimbo Theben agiye gusohora bita Inshara nkuko yayitangarije abanyarwanda muri kiriya gitaramo cya Summer Country Tour mbere yuko gitangira. Iyi akaba ari indirimbo ya kabiri Pamella agiye kugaragaramo kuva yaba umugore wa Theben nyuma ya True Love yagaragayemo atwite. Umva rero kuri izi mbuga nkoranyambaga abantu ntago bari kuvuga rumwe kuri rifungwa rya Yugi w'umukaraza. Bati Yugi yajyanywe imageragere nyamara Shaddyboo ajyanwa muri rehab kandi bose ari abanywi b'ibiyobyabwenge. Bati ntabwo byumvikana buryo ki abantu babiri bashobora kunywa ibiyobyabwenge bagakora amahano, umwe akajyanwa muri rehab undi akajyanwa imageragere. Bati mu by'ukuri koko niba Yugi adacuruza ibiyobyabwenge ngaba ari we wabizaniye Shaddyboo bose bakaba baranyweye ibiyobyabwenge bagakora amahano, byumvikane ko bagombaga kujyanwa muri rehab bakigishwa indangagaciro ndetse n'umuco na kirazira. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwongera rusubiremo ikirego cya Shaddyboo bagisesengure neza barebe niba nta kindi kintu cyakorwa kugira ngo umukaraza nawe arenganurwe koko niba arengana cyangwa se niba atarengana agume muri kasho. Ngo kubera ko n'ubu ngubu abanyarwanda ntabwo barabyumva neza uburyo abantu babiri bose bashobora gukora ikosa rimwe barangiza bagahabwa ibihano bitandukanye. Ngo nuko umwe ari wafashe iya mbere akajya kurega nyamara n'undi bose bari bafite ikosa rimwe. Uramutse ubaye ukurikiranira hafi by'izi mbuga nkoranyambaga byagorana cyane kuvuga ko ari bwo bwa mbere wumvishe inkuru ya Titi Brown ndetse na Nyambo. Byatunguye abantu batari bake kubona Nyambo bamuterera ivi saa 9 z'ijoro. Ikindi kandi bano bantu n'inshuti ye bakinana amafilime akaba nta n'umwe yigeze ubasha kwitabira iyi proposal ya Nyambo. Bamwe bati none si inshuti za Nyambo zose zajyanye na Titi Brown kubera ko iyi proposal ya Nyambo byatunguye abantu batari bake kubona agaporomota atarayibonetsemo, Miki nayibonekemo ndetse n'abandi bakinnyi bakinanaga amafilime bose banabashije kwambarira uyu nguyu Miki. Bati ni gute ushobora kuba warambariye umuntu nyamara bajya kumukorera proposal n'ubashe kuboneka muri icyo kirori kandi nawe uri umuntu w'ingenzi wagombaga kuba arimo kandi anafite role ikomeye. Breaking news ubu noneho amakuru ari kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga nuko umubano wa Nyambo ndetse na Miki ubu uri mu mazi abiri nyuma yuko Nyambo nk'inshuti magara ya Miki yifasha akaganiriza Miki ibibazo bye ndetse na Titi Brown. Miki yarangiza nk'inshuti ya Titi Brown akagenda akegera Titi Brown akamuganiriza ku byo Nyambo yamubwiye ndetse akanamubwira ko agomba kugenda mu bintu gake. Si Miki gusa waganirije Titi Brown ku bya Nyambo kuko abantu benshi bagendaga babwira Titi Brown ko natitonda ngo biriya bintu abagendemo gakeya bishobora kuzamubyarira ibisusa cyangwa amazi. Urugero nka Badumba, Baroki, Bakiramani bose bagendaga baganiriza Titi Brown bamubwira ko nubwo ari
kumwe na Nyambo ariko n'ubundi umubano wabo uri ku kagozi. Bati Titi Brown mwana wa mama, ibintu bigendemo gake kuko isaha ku isaha ushobora kujya kubona ukabona utandukanye na Nyambo mu buryo utazi ndetse rwose udashobora kumenya n'impamvu itumye mutandukana. Titi Brown yaje gukuraho amaboko ubwo Nyambo yamuganirizaga akamubwira ko iby'urukundo rwe nawe naho bigishingiye ashatse yakuraho amaboko. Maze koko nta n'ukwezi gushize Titi Brown atangira kwibera umuhanzi nibwo yakoze iriya ndirimbo Ngwinurare inaba hit song ku buryo navuga ko ariyo ndirimbo iri kugenda neza muri iyi minsi. Nibwo abantu bakomezaga kugenda binjoyinga indirimbo ya Titi Brown Ngwinurare, haje kugaragara amafoto yerekana ko Nyambo bamaze kumuterera ivi ndetse rwose ngo yaterewe ivi n'umudiaspora wibera hariya muri Australia. Nubwo byabaye nijoro ariko byari ibirori abantu benshi bagize ngo n'ubukwe bwabereye hariya kuri convention. Benshi ku mbuga nkoranyambaga bati uko byagenda kose Nyambo niba arakurikiye ifaranga agatandukana na Titi Brown ntabwo bizamuhira kuko ntazabura igihe cyo kwicuza, kuko uburyo Nyambo na Titi Brown bagendanaga, uburyo bagaragaraga wabonaga ko ari kapo y'akataraboneka. Benshi banatunguwe no kumva ngo Nyambo na Titi Brown batandukanye, cyane ko unarebye ku mbuga nkoranyambaga umusore Nyambo yashakanye nawe ushatse ntiwavuga ko baberanye nk'uko Nyambo na Titi Brown bari baberanye, ngaho barebana utwana two mu jisho basohokana bakigishanya koga. Ibintu wabonaga ko ari byiza ku buryo babaye umugore n'umugabo rwaba ari urugo rw'akataraboneka, ushatse wanavuga ko ari ijuru rito. Niba ugejeje kuri uyu munota ukireba iki kiganiro making sure ko wakoze subscribe, ikindi kandi like na share na comment, byose ni ingenzi cyane kugira ngo ukomeze gufasha iyi video kugera ku bantu benshi.